Nshuti bakundwa, uyu munsi nifuje ko tuganira ku nsanganyamatsiko ivuga ngo ikunde, kunda ubuzima bwawe. Ese burya wari uzi ko ubuzima bwawe buri mu kiganza cyawe? Ejo hazaza hawe hari mu kiganza cyawe, kandi burya uri umuyobozi w'ubuzima bwawe, uri kuri vola. Nje kukubwira ngo uyobore neza, ube maso, kunda ubuzima bwawe. Nutikunda ntawe uzagukunda kurusha wowe. Ikunde. Ijambo ry'Imana riravuga ngo ukunde mugenzi wawe nk'uko wikunda. Bivuze ngo niwikunda gake uzakunda mugenzi wawe gake, kuko uzamukunda nk'uko nawe wikunda. Uzamukorera nk'ibyo nawe wakwikorera, uzamugirira impuhwe nk'izo nawe wakwigirira. Ibibazo bye uzabiha agaciro, kuko uzibaza uti nk'ubu ari jye bibayeho nabigenza nte? Bitume umugirira impuhwe. Uzafata abana be nk'abawe, uzishimira ibyishimo bye nk'ibyawe, uzababarana nawe mu bimubabaje, ndetse mufatanye gushaka umuti w'ibimubabaje. Nubwo utamubonera igisubizo, uzamuhumuriza kenshi uti humura, bizagenda neza, nta kibazo, Imana idafitiye igisubizo. Uzamuhumuriza. Ariko nutikunda ntabwo uzakunda mugenzi wawe. Icyo utihaye ntabwo uzagihunda. Utigiriye impuhwe nta nubwo uzazigirira undi. Utiyambitse neza ngo wigirire isuku, wisige, mbese ugaragare neza, ntuzabikorera undi. Uzavuga uti ko jye ntabikora, ko ntawe abinkoreye, mbuze kubaho, nagende. Hari igihe nk'umubyeyi usanga umwana amwatsa akantu keza yifuza, umubyeyi agakabukira umwana. Ariko mwabaye umuti, ko jye ntigeze nisigaye amavuta, nabuze gusa neza, ko jye ntigeze niga, nabuze gukira, ko jye ntigeze ngibyo biryora mushaka muririra, nabuze gukura. Mugenzi wanjye, ikunde, nibwo uzakunda abana bawe, abaturanyi, inshuti, umuryango. Ntukime icyo umutima wawe ushaka kandi ugifitiye ubushobozi. Wivuga ngo byararangiye, ujye sinarya iki kandi ugifitiye ubushobozi, ngo byararangiye. Oya, nimba ugifitiye ubushobozi, ushaka kurya ikintu, ushaka kwambara umwenda kandi ubifitiye ubushobozi, bikore. Ikunde. Nimba hari ikintu wumva kigutera ibyishimo, gikore. Nta wagushimisha birenze wowe. Ibyishimo biva muri wowe imbere, ntabwo biva inyuma. Ntibiva mu byo utunze, ntibiva mu bantu. Ishime riturutse muri wowe, kandi ushimire Imana ibyo yaguhaye. Wishimire ubuzima ufite, icyo utunze uko kiri kose bishimire. Ushimire umwuka uhumeka. Ntihakagire ikintu icyo ari cyo cyose cyangwa umuntu uwo ari we wese wakubuza umunezero. Ni wowe muyobozi w'ubugingo bwawe, ni wowe muyobozi w'ubuzima bwawe. Ubuzima bwawe nubuyobora mu bwihebe, mu kwiganyira, mu maganya, mu kugirira abandi ishyari, mu kwifuza, nta kindi kintu uzasarura uretse indwara zishamikiye ku gahinda gakabije, izo za stress, umutima, diyabete, umuvuduko w'amaraso. Baho none, wihora mu hahise ngo uhore utekereza ku byahise, byararangiye. Ahubwo ibaze uti byansigiye somo ki, kugira ngo ntazongera kugwa muri uriya mutego. Baho none. Ijambo ry'Imana riti dore none nicyo gihe cyo gukirizwamo. Dore none ni wo munsi wo gukirizwamo. Wihangayikishwa n'ahazaza. Ejo sahawe urahateganyiriza, ugashyiraho intego y'ubuzima bwawe, imigabo n'imigambi, hanyuma ugakora ukanabisengera. Ariko ntukabitekerezeho
ngo urare udasinziriye uti none bitaba nazajya he? Abantu bazavuga ngo iki? No, ntabwo ubereyeho abantu, ubereyeho wowe waje ku isi wizanye. Burya n'impanga nubwo zisa ariko haba hari akantu nubwo kaba gato zidahuje. Waje ku isi wizanye kandi Imana yari izi ikikuzanye, rero igufiteho umugambi. Ntabwo ari impanuka, ntabwo wigeze uvuka kubw'impanuka. Reka kureba abantu bakuvuga none ukarambirana, ejo bagatangira undi, kandi ukuvuga nawe inyuma ye baba bamuvuga. Ubwoba ntibushire, ita ku byawe, ukora ibyawe ucecetse, hamwe n'Imana bizemera. Ariko uzi ko hari ikintu nabonye, uzi ko nta nkuru ishobora kuvugwa ngo ishyuhe irenze ibyumweru 2, ijya kurenza ibyumweru 2 hakazirusha uburyohe, bakaba bayigiyeho. Kuki uterwa ubwoba n'abantu? Na Yesu baramuvuze ngo ni Beelzebul, umutware w'abadayimoni. Arabihorera, yabuze kuzuka. Ubwo bari bazi ngo yapfuye, byarangiye ku munsi wa 3 yarazutse. Warira none ejo nawe ugaseka. Ijambo ry'Imana riti ahari kurira kwararira umuntu nijoro, bwacya impundu zikavuga. Wicika intege, ishimire uko uriho, ukunda ubuzima bwawe, ukarabe, uke, wisiga utuvuta twiza, uke mu maso, wishimire ubuzima bwawe Imana iguhaye. Burya indyo yuzuye, ubuzima ni bugufi, wibubamo ubabaye. Iyo ubabaye uba wiyica, uhemukira ubuzima bwawe. Nubabara urereka nde? Ninde ubihomberamo? Ni wowe. Kanguka, va mu gahinda, va mu maganya. Mu ijuru hari Imana igukunda, igutekerezaho buri mwanya, buri munsi, buri saha. Izi nzira ucamo, izi umutima wawe, ni umucamanza utabera, ni intwari kandi irakiza. None hari ikinanira Imana mu gihe cyategetswe? Humura, humura, humura. Hari umugani data yajyaga akunda kuducira uvuga ngo hari aho wakwibura ugapfa. Akatubwira ati ubuzima bwawe ni wowe ugomba kubukorera. Nta muntu uzagukorera ubuzima bwawe, nta muntu uzagukorera ejo hawe hazaza, ni wowe ugomba kuyikorera. Iga, ugire diplome yawe, ubone akazi kawe, ushaka ubuzima bwawe. Ntuzavuge ngo musaza wanjye afite diplome azantunga, mukuru wanjye afite diplome azantunga. Ntuzavuge uti data afite ni umukire, afite diplome azantunga. Diplome ni umuntu ku giti cye, shaka iyawe. Ubuzima shaka ubwawe. Ati ubu ndamutse mpfuye wafata diplome yanjye ukayifata ukajya kuyishakisha akazi? Ntabwo bakaguha, kuko haba hatariho amazina yawe. Iryo jambo yatubwiye ryaramfashije mu buzima, na n'ubu ndacyarigenderaho. Undi muntu yaza guha inyunganizi, ariko haraho wigejeje. Wivuga ngo mfite, uhora utekereza ku bagufasha, uhora utekereza ku nkunga, uhora utekereza ubu ngize iki kibazo, reka runaka yangirira gutya, runaka yangirira gutya. Ibyo byaza ari inyunganizi, ariko se wowe ufite iki? Wowe wageze kuki? Kunda ubuzima bwawe, iyiteho, umenye ngo si uyu munsi nakoze iki cyashobora kunteza imbere. Ese uyu munsi nanyweye amazi? Wite ku buzima bwawe. Ese nariye? Ese nakarabye? Ese nambaye umwenda usa neza? Wikunde, nibwo uzakunda abandi. Ese ibiryo ndya, ese byuzuye intungamubiri? Reka nikontorore uko ndya. Ese cyangwa ndi kurya mu kavuyo? Wikunde kugeza ubwo no mu mubiri wawe icyo ujya gushyiramo, icyo ujya kurya ubanze ugitekerezeho, icyo ujya kunywa ubanze ugitekereze. Uvuge ati iki kintu ngiye kurya
ngiye gushyira mu mubiri wanjye kiramarira iki? Sindimo numva uburyohe mu kanwa ariko sinikigera mu mubiri wanjye, kirankoramo iki? Ubanze ugitekerezeho kuko wikunda. Nujya kunywa ikinyobwa ugiye kunywa, banza ugitekerezeho uvuga uti iki kintu ngiye kunywa kimfitiye umumaro ki? Ese kiramfasha iki? Wikwemera kurya ibyo ubonye byose, wikwemera kunywa ibyo ubonye byose, wikwemera kwambara ibyo ubonye byose. Ambara neza. Nimba ari ahantu uzajya ejo, imyenda uzambara yitegure ku mugoroba, urebe imyenda ugiye kwambara uko imeze, urebe urukweto ugiye kwambara uko rumeze, urebe amavuta ugiye kwisiga uko ameze. Mbese wikunde bye, ikunde ugeze no ku nshuti mu bana. Uvuga uti se uyu muntu tugendana, uyu muntu ugaragara nk'umuntu wanjye, umuntu w'inshuti, uyu mudamu mugenzi wanjye tugendana, uyu mugabo mugenzi wanjye tugendana, uyu mukobwa mugenzi wanjye tugendana, uyu musore mugenzi wanjye tugendana, ni muntu ki shyize mu buzima bwanjye? Banza umwigeho. Nimba ubona azagufasha mu bitekerezo, azagusapotinga muri dreams, mu ntego zawe ufite, muri future yawe ufite, ukabona n'umuntu uzakugiramo umumaro, mugumane. Ariko nimba ubona ari wa muntu utazagira icyo yica, utazagira icyo akiza mu buzima bwawe, umwihorere. Ntumwanze ariko ntufite igihe cyo kumutaho muhora muri kumwe kandi nta kintu wiyungura, ntacyo akumariye. Mureka, ahubwo wowe wagira icyo umumarira ukamufasha mu bitekerezo, ariko wimuha umwanya wawe. Igihe kirahenze, wimuha umwanya ngo aguhore mu buzima, kuko uko muhorana mu buzima niko azaguhindura ibitekerezo. Umuntu umwe yaravuze ngo mbwira uwo mugendana ndakubwira uwo uriwe. Abo mugendana nibo berekana uwo uriwe, kuko byanze bikunze, ubyemera utabyemera, za ngeso zirakwafekita mu buryo uba utazi. Nugendana n'inshuti mbi, wowe ushaka kuvuga utereka nta kibazo, ni inshuti zanjye turakomeza tugendane, nubwo bafite ingeso mbi, njye mfite imbaraga ntabwo bazanshobora. Uko byagenda kose barakwanduza. Ntumenya ya magambo, ya materime yabo bavuga ukuntu yakujemo, ntumenya n'imico igenda ikuzamo mu buryo wowe utazi, kuko nibo mugendana. Umwuka wawe n'uwabo birakonekitana, birahura, bigatuma imico yabo igukurura. So be careful, bamaso ku nshuti ufite. Ni ikintu gikomeje kwitondera, kandi abantu benshi bakakigwamo mu mutego batakihaye agaciro. Mu nshuti uselekisiyone, uhitemo inshuti mugomba kugendana. Nimba inshuti ifite imico mibi, mwikomeza kugendana. Ntumwanze ariko nta gihe umufitiye mu buzima bwawe. Ikunde, nawe urabikeneye. Ikunde mubyeyi, nawe urabikeneye. Ikunde mugabo, nawe urabikeneye. Ikunde. Kwikunda ntabwo ari icyaha. Bamwe bajya bavuga ngo kwikunda ni icyaha, ngo ntabwo ari byo. Kwikunda si icyaha, kuko nutikunda ntuzakunda na mugenzi wawe, ntuzakunda n'umuturanyi wawe, ntuzakunda n'abana bawe, ntuzakunda n'umuryango wawe. Ikunde first, uzabasha gukunda n'abandi, ubafashe, kuko nawe wikunze. Kuko nubikora uzabikorera n'abandi, uzifuza ko n'abandi babibona. Ibyo wabonye byiza uzajya wifuza ko n'abandi babona byiza. Murakoze, ndabakunda. Imana ibarinde, Imana ibahire, Imana ibahe umugisha muri byose.